Nshuti muvandimwe, nongeye kugusuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, Imana iduhane umugisha. Nk'uko tumaze kubimenyera, tugiye gukomeza n'ibindi byigisho bitandukanye, aho dusesengura ingingo zitandukanye abantu bibazaho cyangwa se n'undi wese ashobora kwibazaho, ariko tukifashisha Bibiliya ndetse n'umwuka w'ubuhanuzi kugira ngo tumenye icyo Imana yavuze. Kandi kugira ngo tubisesengure tutagendeye ku marangamutima ya kimuntu, ahubwo tugendeye ku byo Imana ubwayo yavuze ikabyandikisha. Buri kimwe cyose gifitiwe aho cyanditse. Rero ni rya tsinda ry'ababwirizabutumwa b'abakorerabushake bitwa Almost Home Ministries, bishatse kuvuga ngo turi bugufi. Ministry yitwa ngo turi bugufi bwo kugera iwacu, akaba aribo babateguriye iki cyigisho nk'uko bisanzwe, cyateguwe cyangwa se cyaringanyijwe ndetse mugiye kukigezwaho nanjye Majabu Areruya Tito. Uyu munsi dufite insanganyamatsiko itangaje ivuga ngo mbese ubuhanuzi bw'Imana bwasohora mu buryo Imana itavuze? Kuko abantu barabivuga bati nyamara ibintu bisigaye byarahindutse, hari ibintu Imana yavuze ariko birasohora, ariko bigasohora bitandukanye n'uko Imana yabivuze. Ati nubwo bitameze 100% n'uko Imana yari yabivuze, ariko ati byasohoye. Ati hari n'igihe ubuhanuzi bw'Imana buhinduka. Ibyo ni ibintu tugomba kwibazaho kandi tukareba Imana yabivuzeho iki. Ikintu cya mbere turi bwibaze, mbese ubuhanuzi bw'ukuri bwatanzwe n'Imana bujya buhinduka cyangwa bugasohora mu buryo butandukanye n'ubwo Imana yari yaravuze? Mbese Imana yavuze ko umuhanuzi nyakuri azagaragazwa n'iki? Kandi Imana yatanze muburo ki ku bigira abahanuzi nyamara nta Imana yigeze ibabwira cyangwa ngo ibatume? Reka turebe icyo Uwiteka yabivuzeho, yaba ari muri Bibiliya yaba ari no mu mwuka w'ubuhanuzi. Ibyo byose ni ibintu turi buze gusesengurira hamwe. Mbere y'uko rero tujya mbere mu cyigisho, mureke twiragize Imana. Mwami Yesu, turakuraritse kugira ngo ubone natwe muri iki cyigisho, ukangurire imitima yacu kugira ngo ibe yiteguye kwakira ijambo ryawe no kurisobanukirwa no kurishyira mu bikorwa. Tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu, amen. Dukomeje rero, isomo rya mbere tugiye guheraho riboneka mu Kubara igice cya 12 umurongo wa 6. Arababwira ati, nimwumve amagambo yanjye, niba muri mwe hazabamo umuhanuzi, mwiyerekwa niho Uwiteka nzamwimenyeshereza, mu nzozi niho nzavuganira nawe. Ahangaha nta rujijo rurimo, uko niko Imana itoranya abahanuzi. Imana irabanza igafata umuhanuzi ikamwimenyeshereza, ikamwimenyesha ibicishije hehe? Mwiyerekwa. Ariko kandi iyo Imana ikeneye kuvugana n'uwo muhanuzi ikaganira nawe, ikoresha uburyo bwinshi butandukanye. Ariko hano bagaragaje ko Imana ivuganira nawe mu nzozi. Ariko uyu munsi umuntu arabyuka ibintu yatekereje, cyangwa cyagiye yari yabuze ibitotsi ashigutse, cyangwa se yicuye agatekereza nk'ibintu, ejo mu gitondo akabyuka ari kubishyira kuri WhatsApp n'ahandi hatandukanye, avuga ati ngewe Imana yamishuriye iki kintu, Imana yampaye ubuhanuzi. Ariko se koko ubuhanuzi, Imana igaragaje uburyo ubuhanuzi uko bigenda, n'uburyo Imana yimenyesha umuhanuzi biciye mu iyerekwa, ariko kandi mu nzozi Imana ikajya ivugana n'umuhanuzi. Dukomeje irindi somo, Gutegeka kwa 2 igice cya 18 umurongo wa 21 ndetse n'uwa 22. Ikintu kiranga ubuhanuzi nyakuri ni uko busohora nk'uko Imana yabutanze. Kandi niwibaza uti tuzamenya dute ijambo Uwiteka atavuze? Umuhanuzi navuga mu izina ry'Uwiteka, hanyuma icyo yavuze ntikibe, ntigisohore, icyo kizaba ikitavuzwe n'Uwiteka. Uwo muhanuzi azaba ahangaye kukihimbira, ntuzamutinye. Ni ukuvuga ngo umuntu uhanura ibintu ariko bikarangira bitabaye, bikarangira bidasohoye, ibyo ngibyo icyo ni ikimenyetso simusiga cy'uko bizaba bitavuzwe n'Uwiteka. Imana izahana abigira abahanuzi, nyamara ntacyo Uwiteka yigeze avugana nabo.
tugiye gukomereza ku isomo riboneka muri Yeremiya 23 umurongo wa 31 ndetse na 32. Haranditse ngo, dore mpagurukiye abahanuzi bahimbisha indimi zabo bati yaravuze. Dore mpagurukiye abahanura iby'inzozi by'ibinyoma, niko Uwiteka avuga, bakabyamamaza kandi bakayobesha ubwoko bwanjye ibyo binyoma byabo no kwirarira kwabo k'ubusa. Nyamara sinabatumye, sinabategetse, kandi ntacyo bamariye rwose ubu bwoko, niko Uwiteka avuga. Mu gitabo rero cyitwa ubutumwa bwatoranyijwe, umuzingo wa 2, paje 125 kugeza kuri paje 127, turasomamo amagambo makeya. Aho ni mu ngeri ya 2 yasohowe n'itorero ryacu mu mwaka wa 2016, ariko kandi ni amagambo ushobora kubona mu gitabo soft copy. Birumvikana n'ubutumwa bwatoranyijwe volume ya 2 ni paje 117 ndetse n'118. Harimo ingingo nk'ebyiri cyangwa 3 tugiye gusesengura zagaragajwe aha ngaha. Ingingo ya mbere, ubuhanuzi bwa Daniel n'ibyahishuwe buragorekwa, maze abantu bakarema inyigisho nshya zidasanzwe. Ubu ni uburyo bumwe abantu bakoresha bikarangira bahindutse abahanuzi b'ibinyoma, kuko barimo kurema inyigisho zitari zo kandi bakazigisha bagashaka kuzihinduramo ubuhanuzi. Madamu White yaranditse ati, Satani arimo gukora kugira ngo amateka y'ishyanga ry'Abayahudi abe yasubirwamo mu mibereho y'abavuga ko bizera ukuri kw'iki gihe. Abayahudi bari bafite ibyanditswe byo mu isezerano rya kera kandi bibwiraga ko babimenyereye ndetse babizi, nyamara bakoze ikosa ribabaje cyane. Ubuhanuzi bwerekeza ku kuboneka kwa kabiri kwa Kristo aje mu bwiza ku bicu bakwerekezaga ku kuza kwe kwa mbere. Bitewe n'uko atari yaraje ukurikije uko bari babyiteze, bamuteye umugongo baramuhunga. Satani yari azi uburyo yafatira abo bantu mu mutego we, akabayobya kandi akabarimbura. Uyu Satani aracyari ku murimo, ashaka gucogoza ukwizera k'ubwoko bw'Imana muri iki gihe. Hariho abantu biteguye kwakira igitekerezo gishya cyose. Ubuhanuzi bwa Daniel ndetse n'ubw'ibyahishuwe buragorekwa. Ntabwo aba bantu bazirikana ko ku gihe cyagenwe aribwo ukuri kwashyizwe ahagaragara, bikozwe n'abantu Imana yari iyoboye kugira ngo bakore uyu murimo wihariye. Ntabwo aba bantu bazirikana ko ku gihe cyagenwe aribwo ukuri kwashyizwe ahagaragara, bikozwe n'abantu Imana yari iyoboye kugira ngo bakore uyu murimo wihariye. Inshuti muvandimwe, abantu bafata rero ibyahishuwe, ubutumwa burimo bakabusobanura nabi cyangwa se bakabugoreka, bagafata igitabo cy'ibyahishuwe nabo bagakora batyo, nyamara baba bari guca intege umurimo w'Imana. Nyamara kandi Imana ihagarikiye umurimo wayo. Ntabwo ibyo ngibyo byabuza umurimo w'Imana gukorwa, nubwo bishobora kuba inzitizi hamwe na hamwe. Ikindi, nta n'umwe Imana yahaye inshingano yo gutanga ubusobanuro bushya bw'ibyahishuwe 14. Aha ngaha turi kureba ingero zitandukanye z'ibyo abantu bagenda bakora kugira ngo birangire bahindutse abahanuzi b'ibinyoma. Umuntu agahaguruka akavuga ati ibyahishuwe 14, buriya butumwa burimo hariya by'umwihariko bw'abamarayika 3, hari ubusobanuro bushya twavumbuye, twatahuye, ariko hano dore umwuka w'ubuhanuzi urabihakana. Madamu White yaranditse ati, ni ukuri ko hari ubuhanuzi bugomba gusohora, nibyo, nyamara umurimo w'ubuyobe wagiye ukorwa inshuro nyinshi kandi uzakomeza gukorwa n'abashaka kubona umucyo mushya mu byahanuwe, kandi batangira bajya kure y'umucyo Imana yamaze gutanga. Ubutumwa bwo mu byahishuwe 14 nibwo butumwa abatuye isi bagomba kugeragereshwa. Ni ubutumwa bwiza bw'iteka ryose kandi bugomba kuvugwa ahantu hose. Nyamara ntabwo Uwiteka aha abantu batigeze bakora umurimo we inshingano yo gutanga ubusobanuro bushya bw'ubwo buhanuzi yahaye abagaragu be yatoranyije, akoresheje mwuka we umuziranenge kugira ngo babusobanure. Abantu Imana itigeze ikoresha, abantu dushobora kuvuga ati aba ni bashya ndetse no mu nshingano no mu murimo, ntabwo ibaha inshingano yo gutanga ubusobanuro bushya bw'ubwo buhanuzi. Ubwo buhanuzi ni ubuhanuzi busobanutse, bugaragara neza, bwasobanuwe bihagije. Guta umuntu ahaguruka agashaka kuremarema, kudodadoda ubusobanuro bushya bwa kiriya gice,
nta bundi butumwa isi ikeneye kumva muri iki gihe, nta bundi butumwa bugomba kwirangira mu mfuruka enye z'isi, ahubwo ni buriya butumwa bw'iki? Bwo mu Byahishuwe 14. Hari inama rero yahawe mwene data F, yari yarazanye inyigisho nshya binyuze mu gusobekeranya ibyanditswe byinshi nawe ubwe atarasobanukiwe neza. Turacyari muri cya gitabo ubutumwa bwatoranyijwe. Baramubwiye bati, nkurikije umucyo Imana yampaye, uyu ni wo murimo wowe mwene data F wagerageje gukora. Ibitekerezo byawe byakiriwe neza na bamwe, nyamara byatewe n'uko abo bantu badafite ubushobozi bwo kubona imiterere nyakuri y'ibyo uvuga. Basobanukiwe bike ku murimo w'Imana ugomba gukorwa muri iki gihe, kandi ntibabona aho ibitekerezo byawe byabageza, ndetse nawe ubwawe ntubona aho byerekeza. Birababaje cyane. Biteguye kwemera ibyo uvuga kuko babona ko bitunganye, nyamara barayobejwe kubera ko wasobekeranyije ibyanditswe byinshi kugira ngo wubake inyigisho zawe. Nyamara uko siko bimeze ku bantu bazi ukuri kujyanye n'igihe giheruka cy'amateka y'iyi si. Nubwo babona ko ufite ukuri kw'agaciro kenshi, banabona ko wakoresheje ibyanditswe nabi. Aha ngaha biratangaje cyane. Nubwo babona ko ufite ukuri kw'agaciro kenshi, banabona ko wakoresheje ibyanditswe nabi, ukabishyira mu rwego rw'ibinyoma kandi bitahabarizwa, maze ugatuma biha imbaraga ibitari ukuri kw'iki gihe. Ntushimishwe cyane n'uko abantu bamwe bemeye ibyo wanditse, kukubwira ko inzira y'ibitekerezo wafashe ko ari iby'agaciro gakomeye, atari inyigisho y'ukuri Imana yahaye ubwoko bwayo kugira ngo bwamamaze muri iki gihe. Bikomereye cyane abavandimwe bawe mu kwizera, bakwiringira nk'umukristo kandi bagukunda bene ako kageni. Aha ngaha ni ibintu bitari byoroshye, ni ibintu byari bikomeye rwose, ibintu mbese kuko yari umuntu wigaruriye imitima y'abantu, kandi akaba umuntu ufite ubwo bucyoza, ubushongore n'ubukaka. Abantu bose bakamutinya kuko ati nk'umuntu afite ibintu byinshi azi, ahari ukuri kwinshi afite, ariko kandi turi kureba tukabona harimo utuntu tw'udukosa, ariko bakamwegurira icyizere cyabo, bikarangira benshi bemeye ibintu bye, kandi bikabakomerera cyane kugira ngo bamuvuguruze. Nyamara dore ko Madamu White yakomeje yamwandikiye ati, umucyo Imana yampaye ni uko nawe ubwawe udasobanukiwe neza n'ibyanditswe byera wakomatanyije. Iyaba wari ubisobanukiwe, uba waramenye ko inyigisho zawe zisenyera urufatiro rwo kwizera kwacu. Musaza wanjye, nahawe ibihamya byinshi byo gukosora abantu batangiye kuyoboka inzira ugendamo ubu. Aba bantu basaga n'abazi neza ko bayobowe n'Imana, kandi basanze abagabura babwirizaga ukuri babazanira inyigisho zabo zitandukanye. Nabwiye abo bagabura nti, ntabwo Uwiteka ari muri izi nyigisho, ntimuyobywe cyangwa ngo muyobye abandi. Amateraniro makuru byasabye kuvuga neruye ku byerekeye abantu bateshukaga inzira y'ukuri. Nkoresheje kwandika ndetse no kuvuga, natanze ubutumwa nti, ntimubakurikire, muyoborwe ku byari biriho, kugeza ubwo Madamu White asabwa n'Imana kubyatura akabivuga mu gihe cy'amateraniro makuru. Avuga ati rwose nakoresheje kwandika ndanabivuga, ndavuga ntimubakurikire. Birabaje cyane rero ukuntu Satani ashuka abantu, agatuma bafata ibintu byinshi cyane bitandukanye bivangavanze, basobekeranya ibyo bazi, ibyo batazi, bakabihuzahuza, hakavamo inyigisho nshya y'agatangaza. Ariko ikintu gitangaje, ibintu bitarimo umwuka w'Imana, ibintu bitayobowe n'Imana birigaragaza. Umuntu agahagurukana ikibazo cy'inyigisho zikakaye rwose, aho agiye gukora ivuna agasiga baciyemo igikuba, aho akoze weekend y'amasengesho iminsi 3 gusa igikuba kigacika, ahantu agiye gutura akabayo agasiga imiryango bashwanye. Ugasanga nyine ni ubutumwa butari ubwo gutuma abantu bagira ubumwe muri Kristo, ni ubutumwa burwanisha abantu, ni ubutumwa nawe ubwo adasobanukiwe neza, ni ubutumwa yigisha abantu bose bagasigara badasobanukiwe, ni ubutumwa busenya imfatiro zashyizweho, amahame twizera 28. Ikintu gitangaje cyane, buriya muzitondera ubutumwa bwose burwanya ihame, n'ubwo ryaba ihame rimwe ryoroheje mu mahame yose twizera,
ariyo hano yiswe ngo ni urufatiro rwo kwizera kwacu. Amahame 28 umuntu akaza avuga ati ihame ry'ubutatu ubuziranenge cyangwa se ubutatu bwera, umuntu akaza akarirwanya mu buryo runaka. Ihame ryo gukurira muri Kristo umuntu akarirwanya. Ihame ry'uko itorero ry'Abadiventisiti b'umunsi wa karindwi ari itorero ryasigaye umuntu akaza akabirwanya. Ihame ryo gutanga icyacu umuntu akaza akarirwanya. Nubwo yarwanya ihame rimwe andi yose agasigara ari kuyerereza ari no kuyashimangira, igihe cyose ibintu ari kwigisha biri gusenya urufatiro rwamaze gushyirwaho, tugomba kumenya neza ko uwo muntu atatumwe n'Imana. Nshuti muvandimwe, tugana ku musozo turacyari kuvuga ku bijyanye n'ubuhanuzi, kandi twabonye ko ubuhanuzi nyakuri buvugwa n'Imana bagomba gusohora. Ariko hari ikindi tugomba kwibaza, ese busohora gute? Ese busohora bwicuritse? Ese hari icyari cyaravuzwe ko kigomba kubanziriza iki bikanagira kikije inyuma? Ese biragenda bikicurikanga, bikivanga, bikivangura, cyangwa ubuhanuzi Imana yavuze busohora neza 100%, etape par etape, intambwe ku ntambwe nk'uko Imana yari yabivuze? Tugiye kureba mu gitabo Ubutumwa Bwatoranyijwe volume ya 2 paje 123, aho ni mu ngeri yasohowe n'itorero mu mwaka wa 2016 mu ngeri ya 2, ndetse ni paje 114 mu gitabo cya soft copy. Madamu White yaranditse ati ibintu byose Imana yavuze mu mateka y'ubuhanuzi ko byagombaga gusohora mu gihe cyashize byarasohoye, kandi ibindi byose bigomba kubaho muri gahunda yabyo bizabaho. Ano magambo mu yacakarongo. Ibintu byose Imana yavuze mu mateka y'ubuhanuzi ko byagombaga gusohora mu gihe cyashize byarasohoye, kandi ibindi byose bigomba kubaho muri gahunda yabyo bizabaho. Daniel umuhanuzi w'Imana ahagaze mu mwanya we, Yohana nawe ahagaze mu mwanya we. Mu gitabo cy'Ibyahishuwe, intare y'umuryango wa Yuda yabumburiye igitabo abigishwa b'ubuhanuzi bwo mu gitabo cya Daniel, kandi ni muri ubu buryo Daniel ahagaze mu mwanya we. Dukomeje, atanga ubuhamya bwe ubwo Uwiteka Imana yamuhishuriye mu nzozi zivuga ibintu bikomeye tugomba kumenya kubera ko twegereye gusohora kwabyo. Mu mateka y'ubuhanuzi, ijambo ry'Imana rigaragaza intambara yakomeje kuba hagati y'ukuri n'ibinyoma. Iyo ntambara iracyakomeje. Ibintu byagiye bibaho bizongera kubaho. Intambara zo mu gihe cyashize zizongera zubura umutwe, kandi inyigisho nshya zizakomeza guhora zivuka. Nyamara kubwo kwizera kwabo ndetse no gusohora k'ubuhanuzi, ubwoko bw'Imana bwagize uruhare mu kwamamaza ubutumwa bwa marayika wa mbere, uwa kabiri n'uwa gatatu. Buza aho buhagaze, bafite ubunararibonye burusha agaciro izahabu nziza. Amena. Kumenya yuko dushikamye ku Mana, kumenya yuko dushikamye kuri Kristo, kumenya amahame yo kwizera dushingiyeho n'ibintu twaciyemo tugeze aho turi uyu munsi, ibyo bintu ngo bifite agaciro karuta ak'izahabu. Ndetse reka nongeraho amagambo akunda gukoreshwa muri Bibiliya ngo birusha agaciro izahabu nziza ya Ofiri. Hano harimo ikintu gikomeye cyane bavuze, gikomeye cyane, kijyanye n'uburyo ubuhanuzi busohora. Ndatanga ingero ebyiri gusa. Mbese igihe Daniel yavugaga uburyo ubwami buzakurikirana, agahera ku bwami bwa Babuloni, akavuga yuko buzakurikirwa n'ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi, akavuga yuko buzakurikirwa n'ubwami bw'Abagiriki, nyuma yaho akavuga ko hazaza ubwami bw'Abaroma, nyuma avuga yuko ibyo bizakurikirwa n'ubwami bw'Abaroma bwigabanyije ibihugu bitandukanye byacitsemo ibice, nyuma akavuga yuko hazaza ibuye ritarimbuwe n'intoki z'umuntu rigakubita ku birenge by'igishushanyo, maze igishushanyo cyose kikarindimuka. Mbese ubwo buhanuzi kugeza uyu munsi wa none bwasohoye nk'uko bwagomba gusohora? Igisubizo ni yego. Hano twabisomye. Biramutse bibaye ngombwa yuko busohora ariko tukabona ubwami bw'Abaroma buje mbere y'ubw'Abagiriki, cyangwa se tukabona ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi buje bukurikiye ubwami bw'Abagiriki, icyo ni ikibazo. Ibyo ntabwo bishoboka imbere y'Imana. Ntibibaho, ntibishoboka, ntibizanabaho. Ariko birababaje cyane kubona Satani arimo arabibyabona muri iki gihe.
umuntu akaza akavuga ati hari ibintu twari twarize ariko twize nabi. Ariko Satani ni umugome pe! Nyamara nubwo ari umurwanyi ntabwo Satani ari umureshi, ntibikabeho. Kuko Kristo yaramutsinze, ikintu Satani aba ari gukora gusa ni ukurashya imigeri ariko yamaze gutsindwa. Ariko kandi umuntu wese udashikama kuri Kristo wundi wamutsinze, we ntabwo ashobora gutsinda Satani ku giti cye. Rero ikintu kibabaje, Satani arimo arakoresha amayeri atandukanye, abantu bakaza bakabeshya, bakigisha ibintu, twari twarize nabi, twari twarize yuko turabona ati itegeko ry'icyumweru igishushanyo cy'inyamaswa, ati none ubu ngubu turimo turabona byicuritse, itegeko ry'icyumweru ririmo riraza mbere, igishushanyo cy'inyamaswa kizaza nyuma. Cyangwa bakaza bakavuga bati mbese wari uzi n'ikindi, dore ibyago birindwi by'imperuka bigiye gutangira gusukwa, kandi ndabona birimo biraza mbere y'uko itegeko ry'icyumweru ritangazwa. Cyangwa abantu basa nkaho bashaka kwisobanura bikabacangacanga, bakavuga bati itegeko ry'icyumweru ryarasohoye nuko mu buryo bujijishe tutazi. Abandi bakavuga bati itegeko ry'icyumweru buriya ryaratanzwe, ntimwirirwe muritegereza, abantu barimo bararyubahiriza babizi cyangwa batabizi. Icyo ni ikinyoma, barabashuka. Ijambo ry'Imana dufite, nta muntu uzaramya inyamaswa mu bujiji adafite amakuru. Nta muntu uzakira ikimenyetso cy'Imana atabigizemo uruhare. Nta muntu uzakira ikimenyetso cy'inyamaswa mu gahanga no mu kiganza atabifiteho amakuru ahagije kandi atabanje ubwe kwihitiramo aho agomba guherera. Inshuti muvandimwe, rero ibyo byose ni ibinyoma bya Satani. Satani akatwibagiza ubuhanuzi bw'Imana. Busobanura iki? Ubuhanuzi nyakuri busohora bute? Ndababwiza ukuri, Imana niyo ijya ivuga ngo ndahiye guhoraho kwanjye, ariko twebwe nk'abantu ntabwo nta kintu dushobora kurahira uretse gusa kuvuga ati ukuri kw'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga riti ubuhanuzi bw'Imana busohora 100% nk'uko Imana yabuvuze. Umuntu wese utekereza ngo bimwe ngo biricurika, ibindi bikaza mbere, ibindi bikaza mu rujijo, ibyo ni ibinyoma bya Satani. Mubyibagirwe, mubihanagure mu mitwe yanyu, ahubwo musabe Imana kugira ngo uyu munsi ubwo Imana idukebuye ikatwibutsa ubuhanuzi nyakuri bw'Imana n'uburyo bugomba gusohora, twongere duhange amaso ku Uwiteka. Amagambo ngiye gusorezaho, abantu batekereza ko bafite umucyo mushya, byanezeza Imana baretse ibyo bibwira, ahubwo bakizera rwose umucyo Imana yatanze. Mu gitabo Ubutumwa Bwatoranyijwe volume ya 2, paje 129 kugeza kuri paje 131. Aha kandi ni ingeri ya kabiri yasohowe n'itorero mu mwaka wa 2016. Mu gitabo abenshi dufite cya soft copy ni paje 121, ugasimbuka ugakomeza kuri paje 122. Madamu White yaranditse ati ntabwo nari kumva ko nshobora kuvuga ibi iyo Uwiteka aba atarampaye umurimo ngomba gukora. Hari abandi babangikanye nawe ndetse barenze umwe cyangwa babiri batekereza ko bafite umucyo mushya kandi bose biteguye kuwugeza ku bantu nk'uko ubigenza. Nyamara byanezeza Imana baramutse bemeye umucyo wamaze gutangwa kandi bakawugenderamo, bagashingira ukwizera kwabo mu byanditswe bishyigikira uruhande ubwoko bw'Imana bwahagaze mu myaka myinshi. Mena. Dukomeje, inyigisho zizakomeza kugibwaho impaka kugira ngo ziyobye intekerezo kandi zirandure ukwizera. Abantu bamenye ubusobanuro bw'ubuhanuzi mu buryo bufatika. Ubwo buhanuzi bwabagize icyo bari cyo uyu munsi. Ni Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi. Bagomba guhagarara bakenyeye ukuri kandi bambaye intwaro zose z'Imana. Abantu batigeze bagira ubumenyi nabo bafite abantu batigeze bagira ubu bumenyi nabo bafite amahirwe yo gukomeza ubutumwa bw'ukuri kw'iki gihe bafite ibyiringiro nk'ibyo. Ntabwo umucyo w'Imana yanejejwe no guha ubwoko bwayo uzacogoza ibyiringiro bageze mu nzira yabayoboyemo mu gihe cyashize, ahubwo uzabakomeza kugira ngo bagundire ukwizera. Tugomba gukomeza ibyiringiro twatangiranye dushikamye kugeza ku iherezo. Mena. Abantu rero batekereza ko bafite umucyo mushya, batekereza ko bafite ibintu biri kugumana mu mitima yabo, batekereza ko bafite ubutumwa byanze bikunze bagomba gutangaza mu ruhame cyangwa se imbere ya rubanda.
bavuga bati twebwe hari ubutumwa Imana yaduhaye, byanga bikunda tugomba kubwerekana, tugomba kubwamamaza, ariko inama yatanzwe n'Imana inyujijwe muri Madamu White iravuga ngo byanezeza bene abantu nk'abo ngabo iyo barekaga ibyo bintu bibwira bivuye kuri Satani batamurikiwe n'Imana, maze ahubwo bagaha agaciro cyane kandi bakizera ndetse bakagendera mu mucyo wamaze gutangwa. Iryo jambo rirakomeye cyane, dufite umucyo umaze gutangwa. Ni gute duteshuka tukava mu kuri? Ni gute dutwarwa ingamira? Ni gute dutwarwa buhumyi tukararikira cyane ibintu bitashuwe, bitasobanuwe, ibintu Imana itigeze igaragaza, itigeze ishyira ahabona, bitigeze Imana ivugaho, akaba aribyo bidutwara umutima, nk'uko bavuga dutwara uruhu n'uruhande, aho kugira ngo twite cyane ku butumwa bwamaze gutangwa. Kandi buriya ntibazabashuke, ntibazababeshye, umuntu utabasha kugendera mu mucyo Imana yamaze kumuhishurira neza, umutima ukaba wuzi neza, uwo muntu ntakitege kwakira umucyo mushya. Ibindi azakira byita umucyo mushya bizaba ari umwijima. Mbere na mbere turasabwa kugendera mu mucyo Imana yaduhaye. Imana ibidushoboze kandi Imana yiteguye kubidushoboza mu izina rya Yesu. Reka rero dusoza, nshuti muvandimwe, twongere duhambike amaso yacu maze dusenge. Mwami Yesu, tugushimiye ibyiza byose wari utugenera. Ni ukuri ntabwo wigeze wemera ko abana bicwa n'inzara n'inyota buri munsi, uko bukeye n'uko bwije badutegurira ifunguro rivuye ku meza yo mu ijuru. Mwami Yesu, uduhe kuryakirana umutima ukunze, ritubere isoko y'ubugingo idudubiza mu bugingo bwacu, ritubere igiti cy'ubugingo kidudubiza mu mibereho yacu, kandi twitegurire ubugingo kuko buzaza, ndetse no kubuteguza bagenzi bacu. Tuzabye Imana Data mu izina rya Yesu. Amen.